ese mana yanjye ni ukubera iki ngomeje kubura umwana wanjye koko? Ndumva ncika intege, ndumva nabuze icyo gukora, ndumva isi yambereye mbi. Mana yanjye koko ubu nzongera mbona umwana wanjye mwari, ko numva ndushijeho kugenda ncika intege, kuko Mana ubu uzankorera ibitangaza, nongere mpure n'umwana wanjye. Igihe gishize ni kinini, ndibaza nkabura icyo gukora, agahinda ni kose, sinzi ko nzongera kumubona Mana, uretse impuhwe zawe zonyine nizo ntegereje. Ndumva mu mutima wanjye natuje natekanye, agahinda ni kose, numva nabuze icyo gukora. Mana reka nkwizere, nizere ko ushoboye byose, ko nzongera nkahura nawe, ko byose urabishoboye. Ubuzima ndumva ntacyo bukimariye, nari kumwe n'umwana wanjye mwari, umwana wanjye nkunda cyane. Mana ndumva ubuzima bumbihiye, kuki wabyemeye koko? Gusa ariho cyangwa se koko nzongera mubone Mana? Mushiki wanjye mwiriwe neza, muraho? Ni ubwa mbere nabona umuntu ufite ibibazo nkawe pe. Wabaye iki? Ni cyo kibazo ufite mushiki wanjye? Niko nciyeho aranda kureba, ntabwo umeze neza. Cyagenze bite se? Ibica mu bibazo bitoroshye binkomereye, agira ngo Imana yaranyibagiwe. Oya nshuti yanjye, none se nta Imana yakwibagirwa, nta nubwo yagutererana. Ahubwo njye ndashaka kwibaza, ni iki kintu cyatuma umera gutya ukagera aho umuntu wese uciye akubona akabona ko utameze neza? Ndi gutekereza umwana wanjye. Umwana wawe ararwaye se? Igihe kinini namubona. Utamubona? Ntabwo mubana? Okay. Rero nta mpamvu yo kwiheba. Biragoye pe. Nta mpamvu yo kwiheba kubera ko birangoye. Buriya kwiheba ntabwo ari igisubizo. Ntabwo ari igisubizo kwiheba. Icyo ntekereza, buri umuntu aricara neza agatekereza, ariko ntabwo wiheba ugira ahantu, kuko ukuntu ubonye binteye ubwoba. Mbona ko ufite ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo bimera. Nubwo twenyine ushaka kumbera ikibazo, ariko umuntu yakoresha
njyewe rero nitwa Christian, mwemwe nitwa bande? Nitwa Zarina. Nitwa Zarina. Zarina iyo naherekare nkureba, ngira ngo ntabwo wambonye ariko maze akanya nkureba nkwitegereza. Mbona ko ufite ikibazo gikomeye pe, ku buryo kugenda binaniye. Ndavuga reka nze menye mushiki wanjye afite ikihe kibazo. Kuko nibazaga nta mukobwa se afite ikibazo bamuteje cyamunara. Afite ikibazo umugabo nibazaga ikibazo ufite gituma umera kuri ibyo byanoze. Byanyubiye neza neza. Ikibazo kitanyoroheye wajyanye Imana yaranyibagiye. Ndabyumva pe, ndabyumva kandi birumvikana. None se umwana mwari mwabanaga, mwari mumaranye igihe, n'umugabo wamutwaye byagenze gute? Ntabwo twabanaga, ntabwo nabaga inaha. Hari ahantu naramusize ngarutse nsanga barimutse, umwana ndamubura. Kugeza na n'ubu hashize igihe kinini tutabonana. Kureganije ubundi ukabora yarangije ukamera neza. Ariko uzagenda unyibagirwe nyine numara kuryoha kubitanye na turatwana two turara ko. Sumunga ceceka. Uravuze ngo nzajye numara gusoza amashuri uzatujya haranjye numva za Kigali ugende sinzi nyine kuntu nabikubwira. I Kigali? Suzasoza sukajya I Kigali? I Kigali suma? Uzasoza amashuri ugiye? I Kigali nyine? Ugiye gukora akazi. Yakoze. Ariko reka twirengagize ko wowe bitazakubaho, sibyo? Ndabizi ko nawe unzirikana ibyo wakora byose, gusa icyo ugomba guharanira ni ukwiga kugira aho ugera, ukava muri iki cyaro nawe ukaba nk'abandi bakire bose, sibyo? Uzagenda wigira i Kigali ryohe. Hakoze mareka nkuweze, sibyo? Basi niba wibuka mbwira amagambo nk'abiri nakubwiye tugikundana, nkubwira ndi kukubwira i Kigali. Ndayibuka ariko yose ntabwo uzakomereza muri iki cyaro. Wayibutse rero ntabwo uri kiri kumbwira Kigali. Wenda umwe wo kujya wenda nko mu wundi mujyi, ariko umujyi wose najyamo sinyira i Kigali, simumva mu matwi yanjye ko nk'ubu nshobora guhita ndwara umutwe. Kigali ushatse kuvuga ngo ntayo ushaka kujya i Kigali? Si umubasi reka mubwire ntukanyutse background yanjye please. Nta kibazo, ntabwo nzabyongera. Gusa ariko twakomeje turaganira, urukundo tugira ibigoryi, twirangije kuri kujya ku ishuri.
buryo unywa inzoga bikagera nta soni ariko mbuze iki kwe ku buryo kamaze umuntu mbaza nde magari paso alo pazo mbeze ute mwana mfasha rwose mbabarira umfashe buri ngeze mu rugo nsanga wa mu baby waje mu rugo namusigiye amafaranga yo guhaha namusigiye n'andi yo kunywa akantu kuko yari yakansabye none rwose ndasanga ntiyahashye ahubwo yinywereye umva yaguze amacupa ntazi n'ubwoko bwayo amawayine none zamwishe n'ukuri kw'Imana fasha rwose fasha nkora iki basi kugira ngo ndibe ko naramira ubuzima bw'uyu mukobwa okay sawa reka ngerageze sawa urakoze sawa rero kwiheba no guta umutwe ntabwo ari umuti w'ikibazo ahubwo njye ndumva cyangwa ndifuza ko wanyemerera bino bintu ikibazo nanjye nkakigira icyanjye sibyo kuko mbonye uburyo ubaye mbona ukuntu uremerewe ndavugana ibi bintu uko ngenda kose ngomba kubimenya nimba hari icyo nabikora nanjye nkagira umusaza nawe support yanjye rero ni igihe sibyo nyemerera kwiheba no guta umutwe nta kintu byakugezaho ahubwo byatuma ushobora no gusara ushobora no kugenda ugasanga urimanitse n'umwana ntakubone nawe no muwe noneho nyemera ikibazo nawe ngira icyanjye sibyo abanyarwanda baravuga ngo inshuti umuntu ayibonera ku nzira sibyo nyemera ibintu tubigiyemo nanjye mfashe gushaka umwana kandi nzi ko uzamubona ariko ikintu cyo kwiheba kiriya kintu kinteye ubwoba ibaze ko mubonye ndi mu muhanda nkavuga ngo ya uriya muntu urwego agezeho ashobora no kuba yakihemukira utabizi ndabizi ukuntu ababyeyi bakunda abana babo sibyo ushobora no kujya hari ukimanika uti umwana ndamubuze ubundi mbereyeho iki ariko wenda aho umwana ari nawe arimo aragushaka yarakubuze sibyo yaho ndakwinjiza ikibazo ukazingira icyanjye nawe sibyo umwana tumushake aho ngo twihebe kwiheba nta kintu byadufasha sibyo sibyo agahinda n'umubabaro ariko byagurutse ugashakisha dushobora kumubona sibyo kandi usubizera Imana yego ntabwo Imana ntabwo yifuza ko abana bahora babaye sibyo nta nubwo Imana yanezerwa ibona ubabaye rero nyemerera sibyo ikintu cyo kwiheba ukihorere uri kwibagura cyo kwifata kuriya kwigunga njye nakubonye ndomerwa ubwoba buranyica ndavuga uriya muntu afite ikibazo gikomeye ntabwo ushobora kugenda mu muhanda kure ngo ubone umuntu ameze kure yanze kunze no kwababaye sibyo rero ndakwinginze reka tubijyemo kandi tuzamubona cyangwa mfite kwizera sibyo nawe ufite kwizera yego uriko kwiheba sibyo Zarina ubwa mbere nkubonye ariko numvisha bimbabaje cyane bintu yagahinda ndavuga ngo nta muntu ugomba kuza nkamenya ni ikihe kibazo afite ese yaje yambaye akantu k'akamina kubwira ngo iki yarambwiye ngo nawe akamugure ariko nyine nabonye kamubereye pe abonye byari byahuriyemo yanyeretse ibikanzu wari wamuguriye n'amapantaro nyine arekuye nawe nabonye yari meza ariko ariya ntabwo ari ay'abakobwa ni ay'abakobwa bo mu cyaro bakunda kwambara nyine n'abo mu cyaro nyine bataraseremuka kandi tane yarize urabona n'amashuri afite amwemera no kuba yajya no kudepoza nk'ahantu akabona nk'akazi gusa yabona nk'akazi ajwabiriye muri biriya bintu pe agiye gusakaza ibyo birumvikana agenda ameze neza mbo hari ibintu nari kwitaho rero hano mu kiraro kamugeze imbere nyine nsubire muri utwo tuntu nukore nacyo kugira ngo wice akazi reka nigeze hano wowe usubireyo gusa nyine taniya ni umuntu anga kumubona uze kumusuhuza ariko ndaza no kunywa amata nimugoroba nta kibazo ni karibu taniya ndamusuhuza nta kibazo okay rero tuzasubira sawa urugendo rwiza ndahima tuzasubira nimugoroba sawa ku mahoro yabaye mwiza kweki cyane ni danje
tuza rwose umutima sibyo uriya mwana turaza kumubona kandi mfite kwizera nidufatanya turaza kujya ku kintu gikomeye sibyo buriya ababyeyi nta kintu cyo kibananiye sibyo kandi urakoze cyane kunyumva sibyo harya wambwiye ko bafitanye zenezwe Chris ushobora umwana mwiza cyane ibisanzwe gupfa kubona no gufasha nyine ni ukuri inshuti banakongera namfasha bizanshimisha nimba umwana wanjye rwose wabimfashijemo nzagusabira umugisha ku mpamvu ntugire ikibazo kandi njye ndizera ko tuzamubona sibyo ariko ikiriya kintu cyo kwiyahura rwose imbabarira ibaze uri nko mu nzu uri wenyine ntibyarangira wimanitse buriya byashoboka kuko agahinda mfite ni kenshi biragaragara no ku maso ko ufite agahinda urababaye pe ese umwana amaze ikintu utamubona kinini cyane namusize ari muto yabaye nk'umuta muri make se uzahora nawe usanga ari umukobwa mukuru w'inkumi wakoze ahubwo ujya umbariza amashuti bawe ko n'umwana bajya bumva witwa Umwari umuntu se yashyiraho buriya n'amatangazo byose tuzagerageza dukora ibishoboka byose ngo tujye tuzamubona dufite agafoto ke twanarangisha tukumva ahari abwira nawe urukino mufite n'agafoto ke kuko kose nubwo umuntu yahinduka ko ifite ifoto byanze bikunze biba bigaragara kandi tuzamubona pe ndabikwizeye n'ubu ngiye mfite icyizere twizere Imana mfite icyizere rwose kuko kwiheba gutyo nta kintu kimwe byatugezaho ntabwo kwiheba byatuma umubona ntabwo wakiheba ngo nuko wenda ujye kandi utazi n'ahantu ari ariko guhora ugashakisha ntekereza ko ari igisubizo cyiza kandi tuzamubona pe nashaka bari hanze y'igihugu cyangwa ari mu gihugu tuzamubona sibyo ariko rwose umbabarire mbonye ukuntu bihebye numva agahinda karanyishe numva agize ubwoba ndavuga mana ni iki kintu navuga ni se ni deni ufite ko credit zimereye n'abantu se ni umugabo wagukubise ese ni umujura muhuye arakwambura nibazaga ibyo ari byo icyo kibazo cyo kuba umwana wanjye nta kintu ndimo ubonye ubuzima bwakongera bukagenda ndabibona ko bisa nk'aho ubuzima bwawe bwahagaze ariko wowe umuntu uzamubona sibyo ndabikwijije tuzafatanya dukora ibishoboka byose kandi tuzamubona ndizera ko dufatanyije nta kintu kizatunanira ni ukuri Imana irakoze kumpuza oya ni ukuri urakoze nawe kubyumva niba kunyumva ikintu cyo kwiyabona uzacyongere sibyo urakoze cyane kuva mbaye n'ubwa mbere mbaye n'umuntu ufite umutima nk'uwawe pe cyane ukuri wewe fata ikibazo cy'undi akakigira iki biba hake cyane ukuri ndifuje kugufasha ni ukuri uzaburiza neza umwana w'umunsi wiriwe mu rugo ndi wose kariho buri munsi uba wagiye buri munsi ese wapfa kumbona ariko nawe nyine tubona ko ubu hari nyine akazi kabaye akazi shangewe nyine ibyo nahari aba ari akazi ariko ubundi wowe kugira ngo umuntu azakubone hano aba ari ikibazo bimeze bite sinzi neza bimeze neza ntayo kabisa maze iminsi nirirwa ahangaha na wowe se wawe wowe ahubwo nanyibukisha we mwana yanjye ejo bundi ngo wakoze amabara tangiye kubyirengagiza nkaho utabizi amabara ayaheze ni amabara uzi wakoze wapi rega nubwo mubikora n'ahandi ndabimenya amabara hari amarangi wasanze ahangaha maranyibeta mukagenda mugakora ibyo mukora ariko n'ubundi nkabimenya ibiki se dukora ibiki nge nande ejo bundi wowe na brada bye byagenze bite se mama yanguriye icyo kunywa ariko uranywa pe umuntu aranywa agasinda sigomba hano mu rugo hose byabaye indirimbo ngo naragiye nibwo bwa mbere izi ko ngiye birabimutera ibyambaho yego ntabwo birambaho ntasengeye ku nose ntabwo ujya unywa ariko hari ukunywa mbese ku buryo umuntu anywa akagira n'asinda bakamereza n'imiti iyo miti yanyuze yemwa ngewe ko nawe ko nzi ko nari ndyamye mu izi ntebe ntigeze mare brother byose yarabimbwiye yego yarabimbwiye byose shariya nawe ukuntu yaje akagusanga uryamye hasi akaguhereza imiti wabuze ubwenge ahubwo se bumve ko yagiye ambwira ngo agiye kungurira izindi ndanywa zishiramo numbaze ngo nasinziye gute cyo kuriya nawe sinzi amafaranga yakura amafaranga yo gupfa ubusa sinzi yanayakura kabisa gupfa ubusa se kunywa ni ugupfa ubusa nawe umuntu bakamugurira inzoga kugeza n'aho
arwara ese nararwaye ntabwo ibaze ko utari no kwibuka n'ibintu byabaye nyine njye icyo nibuka yanguriye inzoga. Amakuru meze neza shange ntabwo ntuje pe numva natuje abantu mfite ikibazo ubundi kwibaza ubona ari mugenzi wanjye twaje nyine batwiganye ni naramuhaye akazi ni naramupanze ahantu none nashyize muri byanjye yararimo none ufite ikibazo cyo kwadahari ubu ntaho hari urabizi yaragiye none ndi kwibaza icyo ndi bukore byanshanze. Chris kumva yagutengushye pe cyane nako nawe ntabwo ngira ngo ariwe kubera ko urumva njyewe ikintu naje kubona nawe yabuze amahitamo byamunaniye kujya kwiga byamunaniye no kuza ngo akora akazi ngo nyine byamucanze. Mbese Chris nako umwanya yararimo nawe ucyamo nyine nkaba nahakora ahubwo nyine niyo mpamvu nanjye naguhamagaye nuko nari nzi ko ushobora kumfasha numva ko nyine umwanya nanjye ushobora kuguha akaba ariwe wawujyamo ahubwo se wabyemera. Ubwo se mwakoraga ibintu bijyanye n'iki kubyemera bwo nabyumva. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ni ukuvuga ngo rero ubundi ibintu dukora cyangwa se business ngenda mfite nimba ndakora muri iki gihe ni ibintu dufite ibintu byo gucuruza imyenda ariko cyane cyane amasoko tuyakora online dukora online tugashakisha n'amasoko hirya no hino ndetse no mu gihugu dufite nyine uruganda dukorana narwo kandi no kuri ntabwo ari ibintu bigoye cyane ndumva wabishobora ntabwo ari ibintu byahataye niyo mpamvu nakubazaga nimba washoboka ukaboneka ariko cyane cyane umva bisaba umwanya cyane kandi ugomba kuba uri online nyine kugira ngo ubashe gukora akazi neza wanyemera tugakorana waba uhari yakunda urumva pe wabumfashije cyane naramupanze kuri gahunda y'akazi namushyize muri plan zose nabifite naramuhaye akazi gakomeye ariko none ntabwo gakomeye kuko twarafatanyaga tugakorana ariko waje mu cyo kuvuga ngo agiye kwiga hanze bitabimvanga urumva byarangoye mbabarira rwose nimba byakunda nimba wabinyemerera ukaza tugafatanya wabumoreye cyane pe byakunda wakuze naye nashaka akazi pe urabona ko hanze ahangaha biragoye ntabwo byoroshye bizi ubuzima bwanjye ahangaha kuba mudafite icyo gukora biba bigoye ni n'amahirwe kuba mbonye akazi kuko Imana ishimwe pe cyane nukuri urakoze cyane so none ngiye gutegura gahunda none z'akazi urumva umuntu twari turi kumwe twari twarapanze ariko ntabwo twese byabasha kubyuzuza kumva ntiyabasha kubona umwanya yarakoraga ejo nyine ntibikunde urabizi ko yakomeje no kwiga yatangiye no gusoza niyo mpamvu ajya gukomeza kwiga no hanze so rero ndaza gukora gahunda zose nimara guplaninga ndaza kubwira ushaka gukorenga cyangwa se nakwandikira WhatsApp nizere ko rero ugira ibihe byiza sibyo sawa urakoze ugira umunsi mwiza sawa okay